ربيك 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 اللهم ربيك. iri jambo ubu riri gukoreshwa hafi ku isi hose, cyane cyane mu mujyi wa Maka. Umujyi wa Maka ubu buri muyisilamu wese ari gutera hejuru avuga ati turakwitabye ya Allah, turakwitabye turakwitabye turakwitabye. Iri jwi riri kurenga hafi mu misozi yose ya Maka, yaba Mina ndetse na Arafa n'indi misozi igiye itandukanye. Abenshi bibaza kuri uno munsi wa 9 aho ibikorwa byiza biri gukorwa ndetse harimo n'ibitambo kugeza ku munsi wa 13. Uwibazaga kuri ibi bibazo rero, uyu munsi nabwira ati kurikira ikiganiro kino kirangira kiramaraga gato cyane kitarenze iminota 5. Turahera ku munsi wa 9. Ku munsi wa 9 ni umunsi bitangira bajya Arafa ndetse bakajya kwasarira iswala ya adhuhur na al-asr ndetse bazifatanyije, ukanazigabanyamo cyangwa ukanazigabanya, hanyuma ugakora urusabe kugeza izuba rirenze, ndetse ukerekera Muzdalif ukahasarira maghrib na al-asr na al-isha. Iyo maghrib na al-isha uzifatanyije unagabanyije, ukaharara kugeza mu gitondo, ukahasarira al-fajr. Kwerekera Mina ugatera amabuye 7 jamaratul akbar, ndetse hakurikiraho kubaga, bigakorwa no kogosha cyangwa se kugabanya umusatsi, nyuma hagakorwa tawafu ifadwa. Mu gikorwa gukora ibi bibiri muri ibi bitatu, ukubohoka kwa mbere kuba kuzuye, no gukora byose bitatu, ukubohoka kwa kabiri nako kaba kuruzuye. Sayi ya hijja ni ugutera amabuye iminara 3, umuto n'uwo hagati n'uhera. Ibyo bigakorwa nyuma y'izuba kurenga umurongo wo hagati. Wa tawaf yo gusezera ni tawafu ntireba umugore uri mu bihango cyangwa se umugore uri mu gisanza. Ibi rero iyo bikozwe, izi nyinshi zose ziba zubashywe, igisigaye baba basezeye. Tawafu niyo gusezera, niyo ya nyuma ikorwa, ni iyo tawafu niyo itareba umugore uri mu mihango cyangwa se uri mu gisanza. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Islam yacu.